buriya umuntu nakubwira ko yakwanze muri iyi si uzamubwire ati genda rwose, ati gendere n'ubundi nanjye isi nagushakaga. Dutangiranye ahangaha hari umukobwa rwose w'umusitari, ndetse ahangaha yari ari kuba yahabwa igihembo cy'umuntu cyangwa se icy'umwaka itirise witwaye neza muri uwo mwaka. Abafana ahangaha nabo bari buzuye bameze nabi, ndetse umukobwa nawe ari kuba yakimurika aho ngaho amajije kuba yava mu kirori. Yaje ahangaha atangira kuba yagira ahantu ahamagara cyangwa se yagira umuntu ahamagara. Yatangiye kuba yakitaba amubwira ati se mushuti wanjye, atumeze gute, ubuzima buri kuba bwagenda gute? Ati ngiye rwose ikirori mbashije kuba inakivamo kandi nkivuyemo amahoro. Ati kandi mbashije kuba nagitsinda. Buriya ntawe utishimira intsinzi mu buzima bwe. Uyu mukobwa nawe amaze kuba yatsinda, yaje ahangaha rwose akanyamuneza ari kose, ari kuba yavuga ati kankureke turaza kuba twasubira. Kumbe gusohoka muri esanseri yahuye n'umukobwa ahangaha ari kuba yakirukanka ndetse ahutazwa avuga ati ndakwinginze mfasha. Ati mfasha, ati barenda kuba ibanyica. Kumbe barakwereka muri ako kanya amabandi ya bawani nayo yashyitse aho ngaho. Umukobwa niko gutangira kuba yababwira ati ase bawani, ati wowe wararaye buriya, ati nta hantu njye nawe tuzahurira. Bawani niko gutangira kuba yambwira ati we mukobwa Kararise, ati ubundi kubera icyo wumva ko ahantu hose tugomba kuba twahurira? Kararise niko kuba yambwira ati erega njyewe, ati ujye umfata nk'umutabazi cyangwa se marayika, ati kuko mba ngomba kuba inatabara cyangwa se inagaragara nk'intwarikazi. Ati se ntabwo wumvisha ko natsinze? Bawani niko kuba yambwira ati ndatekereza ibyo ngibyo bitari muri bizinesi zanjye. Ati icyo ndi kuba narebaho ako kanya ni ukuba natwara ku gakobwa gatoya muri kumwe. Rimwe mu mabandi ya Bawani yatangiye kuba yabwira wa mukobwa wacu Kararise ati nutava mu nzira nawe uraza kwisanga muri ibi. Kararise niko kuba yabwira ati ndabizi neza ko ntacyo muri buze kuba imwantwara. Kumbe hari umusore wari uri ku gafone aho ngaho, niko kuba yahindukira atangira kuba iyo abona nyirabuja bamwatakishije umunwa atangira kuba yaza yegera. Bawani yatangiye kuba yabwira abasore biwe ati mwatakesha, ati mwatake iyi nkumi mbereke ibintu tubasha kuba itwayikorera. Kumbe abasore bagiye kuba bakataka, wa musore wacu wari uri ku ruhande yatangiye kuba yakegera ahangaha, niko gutangira kuba yatimbagura bya bisore bya Bawani, ndetse abijyamo arabitimbura. Byaje byikarakasa byigize byanajya uwanzi ngo bizi kurwana. Ariko umusore wacu ahangaha yabigiyemo atangira kuba yabitikagura kimwe kuri kimwe. Ibyatangiye kwabira nk'uduhinja byabiruta mama we. Ati uradutabare, ati uradutabare. Umusore niko kuba yahindukira ahangaha atangira kuba yakitegereza cya Bawani, niko kuba yagikubita panshi imwe gitangira kuba cyagarura izo cyari cyanyweye. Umusore wari uranga rwose yarindwanye ndetse nziza cyane, ndetse yari umusore urinda ahangaha Kararise. Umusore amaze kuba yabakubita niko kuba yakongera kuba yafunga ibifungo neza. Arangije arahindukira yimurika kuri mabuja amubwira ati se mabuja, ati mwambonye, ati agashara mugomba kuba imwakongera rwose. Kararise nawe niko kuba yakitaka umavuga ati ubundi burya bwose ni we wanjye. Yatangiye kuba yakandagira cya Bawani akibwira ati n'undi munsi ati ujya kumenyera bene wanyu cyangwa bene nyoko. Ati ngiye Kararise rwose uze kuba wanyibagirwa ndetse unankure muri ako kanwa kawe. Bawani nawe ubwo yari ari muri mana mfasha, ari muri mana mfasha. Kumbe barakwereka bodyguard wari umaze gutimbura abantu we yari ahejeje aho ngaho ndetse ahagaze yiturije. Bawani yatangiye kuba yabwira Kararise ati ndatekereza ibingibi bitarangiriye ahangaha, ati uzabyishyura rwose. Ati ibingibi byose biri kuba byaba, ati uzabasha kuba iwabiryozwa. Kararise nawe niko kuba yakitegereza arangije aramubwira ati umugabo ibyo ngibyo uri kuba wavuga, ati nta kintu bizabasha kuba ibyangira. Kararise ahangaha yari umwiyemezi cyane, ndetse nubwo yari umukobwa mwiza rwose yariyemeraga cyane. Yatangiye kuba yamubwira ati ibyo uri kuba wakivugisha ntabyo uzi, ati ahubwo haguruka uhunge, ati hunga uva ahangaha ugende. Kumbe bamaze kuba bagenda, umukobwa wari uri aho ngaho yatangiye kuba yamushimira cyane amubwira ati Kararise urakoze, ati urakoze kubona abaye kubw'uyu munsi. Kumbe bodyguard wari uri aho ngaho niko gutangira kuba yamuhereza ibirahure
umukobwa arangije yegekaho aramubwira ati ni nako kanya ngo tube twamuvinga cyangwa se twavanga nk'abakoboyi. Reka nkwibutsa kureba neza niba waradukoreye subscribe kuri YouTube channel yacu, niba utarayikora ube wayikora ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kubasha kuba wakumviye inkuru yacu rwose, niba iri kuba yagushimisha uze kuba wadukandira kuri like, niza kuba yagushimisha cyane uze kuba wadukorera share ku bantu bawe ndetse udushyire n'imitima myinshi muri comment kugira ngo utaza gucikwa n'izindi nkuru tuzajya dushyira kuri YouTube channel. Barakwereka bidatinze havuye kuba hashya cyangwa se hagurumana, umukobwa harahandi yagombaga kuba yajya ndetse no kuri wa mwirato yatangiye kuba yabwira bodyguard wiwe ati uyu munsi noneho ati ngiye kuba nasura sheri wanjye w'ahazaza cyangwa se papa w'abana banjye w'ahazaza, ati ntuze kuba wamubureminga cyangwa se wagira komantere uza gushyiraho, ati ndatekereza twamuvinga nkaba najya kuba nareba umugabo wanjye rwose kuko numvaga mukumbuye. Kumva umusore wari uri ahangaha bigaragare ko nawe yakundaga aka agakobwa niko kwinjira gahamagara ati se Christian, ati Christian urimo ahangaha. Kumva agakobwa nako kari gafite umugabo nubwo biriya byose kari kuba kakibyigira. Kumva umusore wacu ahangaha bari bamwise Samu. Ahangaha Clarisse yakomezaga abwira Samu ati ubu ngubu tugeze muri aparitema umugabo wanjye Chris abamo. Kumbe Chris ahangaha yari yibereye ku kandi kana rwose k'agatonyo ariko kuba yagira utuntu abasha kuba yakurikirana. Clarisse niko kuba yakinjiramo aho ngaho. Barakwereka umusore wacu na Chris yahagurutse avuga ati Clarisse, ati kubera icyo ubashe kuba wakinjiramo hano utambwiye. Clarisse niko gutangira kuba yamutsibura iki ambwira ati se wambwa we, ati nari kwinjiramo ahangaha nkubwiye ati kugira ubone uko uhisha ibyaha wari urimo. Kumbe Clarisse yatangiye kuba yatuka umugabo we. Agakobwa karimo aho ngaho niko gutangira kwa kavuga atariko uje aribwo twari tugitangira, ati mwace ntago twari twakagiye mu kibuga neza. Clarisse niko umujinya kuba wamwica atangira kuba yakwita agakobwa akabwira atariko uri kuba watinyuka kuba wambwira amagambo ameze gutyo agakobwa we, ati kubera icyo abakobwa b'iki gihe mwabashije kuba mwakigira indaya, ati si ibingibi noneho ndaza kuba nabibwira papa gute cyangwa se ndaza kuba nabibwira buri umwe wese gute ko nabonye ibingibi. Niko kuba yahita abwira wa musore wacu Sam ati impereza aho ngaho murandasi mbasha kuba nakereka isi yose agahuma munwa mpuye n'akahangaha. Chris yatangiye kuba yabwira Clarisse ati Clarisse ntago wabikora. Clarisse niko kuba yahindukiza aramubwira ati reba ahangaha neza, ati n'ubundi igisambo ni igifashwe, ati se ubu ngubu uraza kuba wahakanira ko mbashije kuba inakwifatira. Niko kuba yahindukira atangira kuba yabwira wa mukobwa wari uri aho ngaho ati wandaya we nawe, ati basha kuba wahaguruka ndetse ukuremo n'izo shati wambaye ureke kuba wakisha kuko n'ubundi inamaze kuba nababona kuko nasanze muri kuba mwabikurikirana. Sinzi ibyo yari ari kubasha kuba yavuga ariko ngiye mbabwije ukuri ndacyari umwana kuko intago nabasha kuba nabimenya. Clarisse yatangiye kuba ababwira ati sinarinzi ko umugabo wanjye cyangwa se uwo nita umugabo wanjye iyo nabashije kuba nagenda ari ibingibi aba yibereyemo. Ati gute watinyuka Chris kuba wankorera ibi bintu, ati kandi urabizi ko njyewe ndagukunda. Kumbe wa mukobwa nibuke Clarisse yari amaze kuba yamubwira ngo ahaguruke abe yakikuramo imyenda, ati n'ubundi mwamaze kuba imwafatwa. Umukobwa waruranga niko kuba yatangira kuba yakuramo imyenda ndetse wa musore wacu ahangaha wari uri hano ari we Samu yatangiye kuba yahindukira ngo ataza kuba yareba ubwambure bw'umukobwa wari uri ahangaha. Chris yarabirebye amabere atangira kwikora tonse ari umugabo. Clarisse ahangaha niko gukomeza bafotora. Chris aramubwira ati ariko Clarisse ntabwo wakagombye kuba uri kuba wakora ibi bintu ndetse uri kuba wabikorera uyu mukobwa. Mwibuke uyu mukobwa wacu uri ahangaha uri kumwe n'uyu mugabo Chris niwe twatabaye kare ubwo twavaga mu birori byo kuba twafata awadi yo kuba turi aba actrice ba mbere cyangwa se turi bamwe mu bakobwa ibabashije kuba bakitwara neza. Ahangaha umukobwa yaramubwiye ati ibingibi ubashije kuba wankorera, ati nakifuje ko wazahura n'undi muntu ubasha kuba wabigukorera. Ati se ubundi ibi byose uri kuba wakikora
ati wari uyobewe ko njye nawe vuba aha ngaha ati dufite ubukwe rwose dufite kuba twagira ubukwe dukora. Kumbe uyu musore Christian wari uri aha ngaha ibyo yari arimo yikora byose yari afitanye ubukwe n'uriya mukobwa. Yarahindukiye arangije atangira kuba yahobera agakobwa kare kari aha ngaha, ndetse bari kuba bakikorera ibintu byabo cyangwa se bari kuba bagira ibyo bakora. Aragahobera rwose urukumbuzi rurashira. Barakwereka Samu n'umukobwa Clarisse bagarutse aha ngaha mu modoka, ndetse Clarisse yarakaye cyane. Mwibuke yagiye ari kwiyemera kuri Samu amubwira ati ngiye kuba nakwereka isheri wanjye w'agatangaza rwose mfite muri iyi si, ati ndetse ni nacyo kintu mfite cyonyine mbashije kuba nakitaho cyangwa se nkeneye kuba nabana nacyo muri iyi si. Yatashye ari kuba yamutura agahinda, ndetse uwo yangaga kuba yabwira byose yatangiye kuba yamuganiriza inkuru nk'aho batari basanzwe bagendana. Yatangiye kuba yambwira ati se urabasha kuba cyangwa se wakemera kuba wamerekeza ahantu ngomba kuba najya kugura ikanzu ko numva nshaka kuba najya kuyigura. Nubwo umukobwa yari amaze kuba yafata Christian ari kuba yaryamana n'undi mukobwa, nibyo ari bikuyeho ko bagomba kuba bakora ubukwe. Ese wowe bigenda bite iyo ubashije kuba wafata sheri wawe cyangwa se wafatira sheri wawe mu cyuho arimo kuba yaguca inyuma? Murarwana, muraseka, muricara mukabiganiraho cyangwa umubabarira atagusabye imbabazi? Uyu mukobwa we yatangiye kuba yagisha inama umusore wacu, kandi mwibuke neza uyu musore wacu uri aha ngaha Samu bigaragare ko nawe yari atangiye kuba yakunda mabuja cyangwa se yagirira urukundo mabuja wiwe, kandi mwibuke ni bodyguard wiwe. Umukobwa yatangiye kuba yabwira Samu ati urabizi wowe uri nka musaza wanjye nubwo undindira umutekano, atari ku ngubu wemere kuba wajya aho ushaka, atari kaje ugomba kuba wamfasha kuza ukuba nahitamo ikanzu. Bidatinze baje aha ngaha hamwe babasha kuba bagurira amakanzu, ndetse bagombaga kuba bashaka ikanzu umukobwa wacu azambara mu gihe azaba agiye mu bukwe bwiwe. Samu yatangiye kubabwira umukobwa wari uri kuba yabakira aha ngaha ati turashaka ikanzu nziza y'umweru ndetse ndende ubona ko yabera uyu mukobwa uri aha ngaha. Umukobwa yatangiye kuba yamubaza ati se ntabwo ari wowe muzakora ubukwe? Clarisse niko kwambwira ati wowe twereke ikanzu, ibyo bindi uri kuba wabaza ubasha kuba wabyihorera, ati turaza kuba twabyikemurira. Umukobwa niko kuba yabareka arangije arababwira ati mutembereye mwegere imbere, ati muwe mwakihitiramo rwose, ati aha ngaha dufite amakanzu manini meza. Kumbe Samu akiri aho ngaho mugenzi wiwe bita Beni yatangiye kuba yamuhamagara amubwira ati se musaza, ati bimeze bite ko duherutse kumvugisha, ati waje tukaba dukandaho rimwe tukaba tunagirwa inama cyangwa se tugirana inama, ati aho uransanga urahazi. Samu nawe niko kuba yamwitegereza yakumva neza ibyo umusore wacu Beni yari ari kuba yamubwira, amubwira ati ubu ngubu ngewe nageze muri yambari dukunda kuba twiyicariwemo turi gusoma rimwe, ati rero sinzi niba uri bubashe kuba wabona umwanya ukaba waza. Niko kuba yabwira Samu yabwira Beni ati indaza kuba naboneka mu kanya kari buze, ati ubu ngubu ndahuze. Kumbe yatangiye kuba yahindukira, mwibuke yari ari kuri telefone, niko kuba yareba imbere ziwe atangira kuba yagira ngo ari kuba yabonekerwa. Kumbe imbere yiwe wa mukobwa wacu Clarisse yari yamaze kuba yatamo cyangwa se yashyiramo agakanzu azaba yambaye ku munsi wiwe w'ubukwe. Umusore wacu Samu yaramwitegereje, mwibuke nawe akunda aka gakobwa, ariko kuba yabivuga ni kimwe mu bintu bitangaje cyane cyangwa se kimwe mu bintu atabasha kuba yakora. Clarisse yaramwegeye arangije aramubaza ati se ndi kuba nagaragara gute? Aturi kuba wambona ndi kugaragara gute? Samu wacu niko kuba yabwira mabuja wiwe ati uri kuba wagaragara neza rwose. Clarisse nawe niko kuba yambwira ati ndatekereza utagomba kuba iwabura mu kirori cyanjye, ati kuko uri umwe mu bantu nizera kandi nkunda mfata nka musaza wanjye, ati ndizera ntashidikanya ko utazabura mu birori byanjye, ati se ndabeshye? Clarisse ibyo yari ari kuba yakikora cyangwa se yari ari gukinamo ntabwo yari abizi ko uyu musore wacu amukunda. Yamuhaye invitasiyo amubwira ati nawe Samu, ati uratumiwe kuko ntabwo uri umurinzi wanjye ahubwo
umeze nka musaza wanjye, bidatinze murabizi ngo agahinda karanyagwa nako sori karakanyagwa, nako agahinda kagomba kuba ikakiryamira kakaruhuka kuko twarasashe. Yaje ahangaha kwiyahuza amayoga, ndetse mwibuke Ben yari yamuhamagaye, mwibuke ibintu ntabwo byari bimeze neza muri iyi minsi. Ben yatangiye kuba yambwira ati ndabyumva ibyo uri kuba wanyuramo, ati nibyo uri kuba wacamo muri iyi minsi, atari kugomba kuba waba ukihangana, ati nicyo kiranga umugabo. Kumva umusore wacu ahangaha we yari yumiwe, ndetse aho ngaho kuri tebo bari bari kunyweraho ya invitasiyo niho yari iri. Yatangiye kuba yayirambura akomeza kuba yayisoma neza, avuga ati koko ubu ngubu uriya mwana agiye kuba yancika rwose, agenda agiye. Barakwereka ahangaha hari umusaza wari uri ku modoka ndetse ku muhanda, undi musaza ari kuba yambwira ati ese ibyo twakoze imyaka 5 ishize turabyibuka. Umusaza wari uri mu modoka yakomezaga abwira umusaza uri ahangaha kagomba kuba yakora ibishoboka byose agatuma umukobwa wacu Clarisse ashyingiranwa n'umusore bita Christian. Ati kuko yari yo nzira cyangwa se bwari bwo buryo bwo kuba ibavana amakimbirane mu muryango, cyangwa se bakongera kuba ibare mu bushuti yabo hagati yabo n'imiryango yombi. Amaze kuba yatanga ubutumwa, umugabo nawe ahangaha yarikirije aramubwira ati sa atuze kuba wabifata nk'ibyakozwe rwose. Ndetse murabizi iyo ubukwe bugomba kuba bwaba cyangwa se bwegereje, imiryango igomba kuba yahura ikabasha kuba yabiganiraho. Barakwereka wa musore wacu Christian, ndetse mwibuke bari bamufatanye ari kuba yakirira akantu cyangwa se hari agatina ari kuba yarya. Yaje kuba yakitaba mu muryango, ndetse umuryango wagombaga kuba iwamuha umukobwa cyangwa se umugeni. Bidatinze inama y'umuryango nawe yari yayitabiriye wa musore wacu Samu. Ahangaha wa mukobwa Clarisse yatangiye kubabwira umusore ati se urifuza kuba iwabana nanjye muri ubu buzima? Ikumbe barakwereka ina wa mugabo papa Clarisse nawe yari ahangaha ari kuba yabaza umusore niba yiteguye koko kuba yaba umugabo. Ariko umusore wacu Christian wari uri ahangaha bigaragare ko umutima utari uri ahangaha cyangwa se utari uhari, wari wibereye ahandi, ndetse yari afite amasoni. Na wa musore wacu Samu nawe yari afite amasoni kubera ko uyu musore wacu mwibuke neza bari bigeze kare kuba bamufatana icyana cyangwa se bamufata ari kuba yarya akantu. Ahangaha Samu yakomezaga avuga yego gusa, avuga ati yego ndabyemeye, niko kuba banywamo. Ariko kuba banywamo ahangaha yanyweye icyo kunywa afite umujinya ndetse mwinshi cyane. Ndetse bidatinze umukobwa yabashije kuba yamuherekeza amubwira sheri ati sinjye uzarota rwose ijoro ryacu ry'ubukwe rirangiye, ati kuko nyotewe kuba inaba umugore wawe nkabasha kuba nzajya nkwitaho nanjye. Aterega buriya byarambabaje kuba inaragusanganye na kari agashinzi, ati buriya nuko nta mahane ngira, ati nari kuba naragahurutuje iki cyangwa se inaragateje abantu nawe nkabaguteza, atari kurabizi ngewe ndagukunda cyane. Umusore niko kwambwira ati sheri ati ibyo ngibyo nta kibazo, ati reka ejo tuzabashe kuba twahurira mu bukwe. Umukobwa yasigaye aho ngaho Clarisse, ndetse umusore nawe abasha kuba yataha ibye. Kumbe Clarisse akimara kuba cyangwa se Christian akimara kuba yataha ikakaraya kiwe bajya baryamana, ikaje ahangaha gatangira kuba kabwira Clarisse gati ibyo uri kuba wakigira byose cyangwa se ibyo uri kuba wakikuramo byose aturiya mugabo ntago azabo wawe. Clarisse nawe murabizi afunze umutwe, niko kuba yahindukira agakomeza akamubwira ati ese uratekereza ibyo njya mukorera cyangwa se serivisi muhari niyo wabasha kuba wakora wowe? Ati nta na hamwe wageza rwose. Clarisse niko kuba yahindukira arangije akabwira ati amahirwe arahari uzagerageze. Barakwereka ku munsi w'ubukwe wa musore wacu Ben yaje yirukanka, ndetse yirukaga naho umugeni wacu Clarisse yari ari. Yatangiye kuba yamubwira ati ugombe kuba wafatiye ibaruwa, ati ukeneye kuba wayisoma cyangwa se wayiteraho imboni mbere y'uko ujya kuba wareba umugabo wawe cyangwa se wahura n'umugabo wawe. Clarisse niko kuba yavuga ngo iki, niko kuba yahereza indabo umukobwa wari uri impande ziwe. Za ndabo bavuga zimwe zari zikwiye Bruce Melody cyangwa se The Ben niwe zari zikwiye, babashije kuba bazaka The Ben bazihereza uyu mukobwa wacu Clarisse
arangije gufungura ahangaha hari harimo akandiko ndetse akabaruwa. Yatangiye kuba yagasoma kavuga ati ntabwo ndi bubashe kuba naboneka aho ngaho kubera ikibazo cyanjye, atari ko ndakeka uri buze kuba wamera neza ndetse no kubw'impano nabashije kuba inakohereza. Umukobwa Clarisse nawe niko kuba yasoma agapapuro arangije afungura n'impano bari bamwohereje ahangaha. Kumbe wari wayimwohereje yari yashyizemo akaneklesi kamwe gatoya ko bambara ku kuboko. Clarisse yatangiye kuba yakareba atangira kuba yasekamo, arangije akambara avuga ati kubw'inshuti yanjye cyangwa se kubw'ubucuti ngomba kuba nakambara. Barakwereka ahangaha hari uwari uri kuri digi cyangwa se kuri bike arimo kuba yarya umunyenga yihuta. Kumbe barakwereka bene wacu ahangaha nawe yari ari kuri uru ruhande nyuma yo kuba yatanga ibyo bari bamutumye. Kumbe barakwereka wa musore wacu ndetse bamwise Samu niwe wari uri kuri digi ari kumukuba yarya umunyenga. Bene yaje ahangaha aramubwira ati ndatekereza byose ibyo washakaga ibyabashije kuba byakorwa neza kandi umukobwa yabashije kuba yakakira impano yawe. Kumbe barakwereka umukobwa nawe ahangaha yakomeje aseka avuga ati nicyo gihe ni nako kanya ngo mbe najya kuba inahura na Christian. Nuko nguko babashije kuba bafungura amarembo rwose, ndetse umukobwa nawe nuko nguko yaje yegera imbere agitera intambwe, ndavuga igihugu, yinjira mu rusengero ajya kuba yahura n'uwari ugombaga kuba yaba umugabo wiwe. Ese wa mukobwa Clarisse nako se wa mukobwa urarana n'uyu musore ubana n'uyu musore Christian ndetse byitwa kamubomoza ari buze kuba yaza kuba yabatandukanya. Clarisse nawe yaje ibyishimo rwose ari byose niko kuza yegera papa wiwe, ndetse nta musaza we yagiraga nta kepfo nta karuguru. Papa wiwe niwe wagombaga kuba yamushyikiriza umusore. Papa we yamushyize muri yombi, ndetse cya gifanta kinini kimwe gisigaye kigura 3,5 nicyo umusore yari kuza kuba yamuhemba cyangwa se akaza kuba yamuha kano karabo afite ku koti. Kumbe umusore wacu Christian waho yari kuba yakitekerereza ka gakobwa kamwe kajya kabimukorera ndetse gakunda kuba kamusuye muri gatana bari kakaba kamuha ibintu byose, ndetse yibutsa amasezerano yajyaga agaha akabwira ko bazatandukanwa n'urupfu, ndetse nako kabasha kuba kamubwira ati ese ibyo ubuvuga ubu bihagazeho, ati cyangwa njyewe ati ndiho kuryamana nawe gusa. Nako mbanza kari kabizi. Ahangaha kakomezaga kamubwira ati icyo ukora wowe ni ukuba wampamagara ngo uri mu rugo, ati nkaza tukaba twaryamana, ati se uzabasha kuba wangira umugore. Kumbe umusore ibyo byose ni ibyo yaraye kuba yatekereza. Muri aka kanya umugore rwose amuri imbere kandi ari kuba yaza ahangaha. Iyi nkuru ibasha kuba yabasigira isomo cyangwa se bigisha isomo iryo kuba mwabaribarira abagenzi banyu cyangwa se abagabo banyu cyangwa se abagore banyu. Uyu mukobwa mubona ahangaha Clarisse rwose yabaye intwari y'umukobwa kugeza aho yafatanye umugabo cyangwa se yafatanye umugore n'umugabo w'ahangaha Christian, ariko akabasha kuba yarabyihanganiye kugeza uyu munsi wa none agiye kuba yaba umugore we. Musitino yatangiye kuba yabashyira imbere y'Imana babwira ati ese muremera kwa mwarahira kuba abagore n'abagabo imbere y'iyi mbaga y'abantu uri ahangaha nyamwinshi. Clarisse we yaje yiteguye avuga ati ngenda byiteguye rwose, niteguye kuba inaba umugore w'umugabo wanjye Christian. Christian ati nawe nkeka kubyemera kuba iwaba umugore wanjye. Ahangaha rwose murabizi ngo ubukwe nibwo buba bushimishije umuntu, ndetse n'ibyo gihe kiba cy'ibyishimo kiba kigarutse mu buzima bwiwe. Ariko ahangaha rwose Christian we yasaga n'utari kubyumva, ariko nta kindi yagombaga kuba yarenzaho ndetse nta n'icyo yagombaga kuba yakora. Kumbe barakwereka ka gashinzi kacu kamwe kararuye umugabo wacu, inako kari kitabiye ubukwe gatangira kuba ikapepera wa mukobwa wacu Clarisse. Clarisse yatangiye kubagiramo ubwoba, aravuga ati se wa mukobwa, ati niwe wabashije kuba wamutumira, ati kubera iki ari ahangaha, ati kubera iki ari ahangaha kandi ntarigeze njyewe imbasha kuba namutumira.
ndetse kari kicaye aho ngaho nako ikaje kuba kavumba. Christian we niko kuba yakabona amabere yikoza tonsa, ariko ibyo ngibyo ntacyo byari bikivuze. Ibyari byabaye. Nkwibutsa kuba wadukorera subscribe ndetse ujya no muri comment tubwire uko wabonye inkuru yacu, tubwire n'isomo ukuyemo, ndetse ntibagirwe kuba wadukandira kuri like no kuba wadukorera share ku bantu bawe, kuko ni ingenzi cyane, birafasha kuba bakirebera inkuru nk'izi ngizi. Birangiye umusore wacu cyangwa se umuhungu wacu akoze ubukwe n'umukobwa wacu byemewe n'amategeko.